Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bavandimwe, iyi dini yacu iruzuye nta kintu uretse ko icyiza uretse ko intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yasize ikitwerekere ndetse igasiga ikitugireho inama. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe imwe mu dua, kubera ko adua na azkari ni imwe mu ngabo tugendana, ariko rimwe na rimwe abantu bagenda batandukira cyangwa bakayitakaza. Iyo urebye ku bibazo dufite, hari ubusabe bwinshi intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatwigishije twakabaye dukoresha. Rimwe na rimwe tugera ku Mana tugakoresha amagambo atarakwiye, ahubwo tugakoresha ibidakwiye, ibikwiye Imana tukabijyana ku bantu. Niyo mpamvu iyo tugiye gukoresha turiho amaduwa ari suna, kubera ko yarimo umugenzo w'intumwa z'Imana n'abahanuzi. Amaduwa ari muri Qur'ani n'amaduwa ari muri hadisi. Uyu munsi tugiye kureba hamwe imwe mu duwa twumve n'ubugenge burimo, insha Allah. Nibasaba ko iyi duwa tunayigeza ku bandi kugira ngo twese turusheho gusobanukirwa. Allahumma amin. Ngo intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iri mu maduwa ibihe byose, by'umwihariko muri ino minsi turi muri Ramadani no mu bindi bihe, ni duwa nziza yo kwifashisha. Iyi ni imwe mu maduwa meza usoma mu bihe ugiye gufata iftari, igihe uri muri tahajudi, igihe ugiye kuryama, igihe uri muri gushaka Lailatul Qadr, kubera ibyiza birimo ndetse n'ubuhambare bwayo n'amagambo arimo n'ukuntu atondetse. Bityo insha Allah tugerageze tuyige, tuyifate mu mutwe, tuyisome kenshi, uyisome mu gitondo na nimugoroba, kugira ngo ibi byiza birimo bikugereho, tuyigeze no ku bandi. Allahumma amin. Allah dushyiremo baraka, adushyire no mu bacu, reka tugerageze tuyige insha Allah. Ivuga ngo iki? Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim, ربنا ورب كل شيء فلق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بنصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ikdu andain wa aqnina min al-faqr. Bavandimwe, iyi duwa reka tugiye kugerageza tuyebe ibisobanuro, uraza gusanga bya bibazo mfite n'ibyo ufite nge nawe, ibisubizo byayo biri muri iyi duwa. Bavandimwe, niyo mpamvu tugerageze tuyige. Aho tuba twabashyiriho nimero kuri WhatsApp, ushaka no kudusobanuza bigiye kure no kuzindi dushaka kuzimenya watwandikira. Nayo Imana sallallahu alaihi wasallam yagiye gutakambira Allah, ngo Allahumma rabba. Iyo uvuze rabba, rabbi bisobanura Imana ifite byose byawe mu nshingano zayo, kuva igihe wari mu nda ya mama wawe, mbere yo ugera mu nda ya mama wawe, kugeza uvutse, kugeza uko ungana uyu munsi, n'Imana byose bishinzwe. Hanyuma iyo umaze kuvuga rabbi, ni na nyagasani kandi, rabbas samawati sab'a, ni nyagasani w'amajuru arindwi yose n'ibirere byose, ni nyagasani wabyo. Ni ndetse wa rabbul arshil azim, ni nyagasani wa arshi ihambaye. Rabbana, ni nyagasani wacu waturemye, wa rabba kulli shay'in, nyagasani waremye buri kintu. Falqal habi wa nawa, nyagasani ni usatura buri kintu. Gute? kugira tubyumve neza, ni urumva ikimera, uzareba ikimera ukuntu gisatuka kikavamo umugondoro kikazamuka kikamera, uyu niwe Allah ubikora. Rabba kulli shay'in, ni nyagasani kuri buri kintu. Falqal habi wa nawa, ni usatura zameke n'ibindi bimera akabimeza ku gihe yagennye akabikuza. We Allah ntabwo bigarukira aho ngaho. Wa munzila Taurati, ni nyagasani kandi wahishuye igitabo cyitwa Taurati, igitabo cyahishuye intumwa y'Imana Musa. Wal Injil, ni nyagasani wahishuye n'igitabo cyitwa Injili cyahawe Isa bin Maryam. Wal Qur'an, cyangwa se hano wal Furqan, ko Furqan ni mu mazina ya Qur'an, ni itandukanyizo ry'ikibi n'ikiza. Qur'an yaje itandukanya ikiza n'ikibi. Nugira ngo twumve gato ya turi muri iyi dua. Iyo bavuze ngo kuba Allah yahishuye igitabo, kuki tumusingiza muri icyo gisingizo? Tekereza gato ugiye nko mu rugendo, hanyuma ugahabwa ikarita ikuyobora ikuvana ahantu runaka kugeza ahandi, ukagenda ukagera aho ugiye ukabona nta nkomyi, ukagera mu mahoro. Umuntu waguha iyo karita uhita umushimira cyane, kubera ko yakuyoboye neza, ugere nta nkomyi. Iyo uza kuyobagurika igihe byari kukuviramo izindi ngaruka. Ni ukuvuga ngo kuba Allah yarayemanuye ibi bitabo ni icyubahiro, ni ukumushimira. N'igihe tugiye kumusaba tugomba kubanza imbere, sibyo? Wa munzila Taurat wal Injil wal Furqan. Hanyuma iyo tumaze gutaka Allah turi kumusingiza,
tubona natwe kumubwira ibyacu, sibyo? Kubera ko ntago wagenda igiye gusaba ikintu runaka ubanza umugenzo mwiza mu gusaba mu duwa zacu, wenda tuzaye tugenda tubyiga gake gake, hariho n'andi maduwa twabashyiriyeho, ni ukubanza ukavuga Allah mu bigwi bye no mu bisingizo byo, ukabanza ukamushimira. kubera ko muri Qur'an muri surati Ibrahim Allah avuga ngo la in shakartum nimunshimira la azidanakum, nzabongerera. Sobanuye ko turabanza dushimire no kuba Qur'an tuyobora, kuba umuyisilamu, kuba Allah yarakugiriye izo ngabire zose, kuba ufite ubuzima, hari abarwaye, kuba uri muzima, hari abapfuye, kuba hari ibyo ufite abandi bifuza, kuba yaraduhaye ingabire, kuba uriho hari abandi mwasangiraga, mwakinanye, mwavukiye mwe batakiriho. Ni ingabire nyinshi zo gushimira Allah, ariko hano muri dua by'umwihariko ivugamo gushimira Allah by'umwihariko kuba yaratuyoboye akaduha igitabo Qur'an. Hanyuma bya bindi bijya bidutera ubwoba, uyu munsi hari ibibazo dufite hirya no hino, tugahita tuvuga ngo iki, a'udhu bika min sharri kulli shay'in, twikinze kuri Allah ngo aturinde buri kibi. Ikibi kirimo iki? Harimo abaturogera, harimo abaduhutaza, harimo buri kintu cyose cyaduhungabanya, buri kibi cyose kiri mu biremwe. Allah niwe wabiremye, niwe ubizi. Naho dusaba Allah ko yaturinda buri kibi kiri munsi y'ubushobozi bwa Allah. Kubera iki? N'ubundi ibiri mu isi lillahi ma fi samawati wal ard, ibiri mu isi no mu birere ni ibya Allah. Niba biyo tumwikinze tukamwe ya Allah a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhu bi nasiyati, tuvuga ya Allah tukwikinze kuri buri kintu cyose kibi kiri munsi y'ubushobozi bwawe. Niba ngo abantu bagutera ubwo butinya, aho ugiye kudepoza mu kazi utiganya ko baguhuguza, byose bikinga kuri Allah ngo akurinde ibibi byawe ndetse n'ibibi by'iki byaho ugiye. Kuri buri kintu cyose ugiye kujya mu rugendo uratinya ko wahuramo n'ibindi, ibyo watinya byose biri munsi y'ubushobozi bwa Allah. A'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhu bi nasiyatihi. Hanyuma mu gusaba Allah ntago tujya turekera ngo mu kumutakagiza Allahumma antal awwal falaysa qablaka shay'un, dukomeza dutakagiza Allah tumusingiza ku bigwi bye n'ibisingizo bye, tukavuga ngo iki, Allahumma antal awwal, ya Allah niwe wabayeho mbere, nta cyabayeho mbere yawe. Wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un, ya Allah ni nawe uheruka byose, nta kijya kibaho nyuma yawe. Kubera ko njye nawe tuba mu gihe runaka, ariko igihe kikagera tukarangira. Ibiriho uyu munsi ejo bizavaho. Allah niyo mpamvu tubwira muri surati Ar-Rahman akatubwira ngo kullu man alayha fan, buri kimwe cyose kiriho kizavaho, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, hazasigara uburanga bwa Allah nyiri ubutagatifu, nyiri kuzo, nyiri cyubahiro. Bisobanuye ko nge nawe tuzirikana ko tuzavaho, ariko Allah asigariho. Hari ibyo dusanga byariho, abo twasanze batakiriho, ariko Allah yasigayeho. Ni Allah wariho byose bitarabaho, yariho utarabaho, ariho uriho, azanaguma abeho utakiriho. Niyo mpamvu wa antal akhir falaysa ba'daka shay'un, tugakomeza tuvuga wa antal zahir falaysa fawqaka shay'un. Ni Allah kandi ntago kuba ari aho ngaho gusa, ni Allah w'ikirengure nta kiri hejuru ye. Bisobanuye ko nibyo wifuza byose Allah niwe ufite urufunguzo rwa byose, kandi niwe uri hejuru ya byose. Itegeko ibyo ushaka gukora Allah niwe uzatanga uruhushya rw'uko bikorwa, kuko ari hejuru ya byose, ari hejuru yawe, ari hejuru y'ibyo utinya n'abo utinya. Allah niwe uri hejuru ya byose. Wa antal batin falaysa dunaka shay'un, Allah kandi nawe uri bugufiya, nta kiri bugufiya kumurusha. Hanyuma ikintu gikomeye ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yese yitwigisha gusaba muri iyi dua ni ikihe, ikidu andain wa aghnina min al-faqr. Uyu munsi dufite abantu bafite amadeni kwishyura byagoranye, ni kimwe mu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagiye gusaba, twibutsa gusaba Allah cyane ko yaturinda. Muri dua yese isaba ngo iki, ngo Mana dufashe kwishyura amadeni. Ya madeni tugiye dufite hirya no hino, Allah niwe dusaba ngo adufashe kugira gute, adufashe kuyishyura. Ikidu andain wa aghnina min al-faqr. Imana sallallahu alaihi wasallam muri dua twibutsa ngo unaduha ubukire, uturinde ubukene. Kubera ko hari ibintu abantu bitiranyije, ikintu cyitwa gukena n'ikintu cyitwa imani. Ntago kuba ukennye bivuze ngo ufite imani. Niyo mpamvu twongera tukagaruka hano tugasaba Allah akadukungaza, akaturinda ubukene, bityo ubusabe tubugeze ku bandi, tubwige, tubushyire mu bikorwa, tugerageze. kandi ubumenyi agaciro kabwo ni ukubwigisha, tukabwigisha abandi. Allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim, rabbana wa rabb kulli shay'in falqal habbi wan nawa wa munzil at-tawrat wal injil wal furqan, a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhidhu bi nasiyati Allahumma anta al-awwal falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhir falaysa ba'daka shay'un wa anta al-zahir falaysa fawqaka shay'un wa anta al-batin falaysa dunaka shay'un.
sha'yun iqdi an dayna wa aghnina min al-faqr. Bityo turasaba Allah atwongere kuyoboka duhe kumenya no kumusobanukirwa, dusaba Allah ko adukungahaza turinde ubukene. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.